ariko se mana yanjye uko kwa mpoiki komba mbona ndi mwiza aba mbona nubwo ndikara rwose uko kwa mana wanyimiye icyuga komba mbona ndi mwiza nkaba nteye neza muko ko ni iki cyatumye ntabona umugabo wa mama ariko reka use nuko nasenga cyane cyangwa nuko ndikika ariko ntacyo wenda hari igihe nanjye nazamubona cyangwa nawe nzisige mu kuroga kugira ngo nanjye ndinzi ko mbona afite abantu bose b'inzobe ko mbona bari beza mbona bose nta n'umwe babuze umugabo nkanjye mbona ngewe naragumye siko ngiye guhera ku ishigama si ibibazo ra koko mba nta biheri ndwaye mu maso ngo mvuge ko ari byo wenda banziza se ngiye kuko mana wampoye iki mba nawe ndaje nzashaka umukoro nisige mba ndeye ko nawe umuzungu ari amavuta mba nteye neza ako ukisana blanke ushyira amavale uzina brother usana amafrate y'ubunga yose yamenye ko ngenda umuhanzi mama n'urwa na TV tuba umufasha ari amawuta Tanto kubona kubara kugira ngo mbone intondori ariko we nawe mubacu intege nawe ubamuze igikara none se bikara imana ntabwo ariyo yabiri ntabaza gufata nanjye nimba ari ikibuno nagifite nteye neza bishoboka rwose kugira ngo ari ibikara imana yabiremye base ubu nicyo gisubizo wanama nayo reka niyo mpamvu nabonye ijambo ryaje kureba nanone kubera ndikika numva irwa gusebya mu kabari ikaranga amavuta nagufata amazi nagufata ubundi wazaguze umukorogo umva nkubwire nimba ari umukorogo nagushika kugira ngo mbe mwiza umva ndaje ndajya kuyishaka ahubwo senga imana igumubiri mwiza usenga sigiye nasengeye yankuretse bazanga musengesho y'imana yarakuremye none se nimba yarandemye ubu abandi bose baniyabaremye kiba abagabo ikabaha abana ikabaha byose ni gute ngiye itagomba kumpa range y'ubwiyabana yarakuremye akoda ikibuno cyiza niyo mpamvu abagabo bakora kururuka imana irarema isi ikikorera kandi njyaho ufite n'impfundiko reka bakwaga ujya kuyigishenga we mwana we ubwo kandi ubwo none se wowe basi wowe ufite umugabo ma ko ndiyo nshinya ndigifite reka yerekanye ntabwo kiragera kandi rero warabera kiba kitaragera ntabwo warisize ibyo byose biri ku mubiri yawe uba ugira ngo ahubwo bagukunde ese reka nkubaze ugize imyaka 40 50 nta mugabo ufite nta bana ufite aho kubaye ingoma bambwiraga gusenga se ibyo ni byo uje kumbwira wabura kumbwira ukansengera nanjye nkabona umugabo none nawe uje kunca intege ewe dore ngo n'uyu nguyu urwurira ngo ni urukara nyumvire uraka w'umanisi gusa umugabo wawe ushaka w'igikara nyine si ibyo wenda ngiye wenda kadugara uniwe mugabo wawe ushaka reka dugara koko nawe kadugara zuba ubundi nureba imana yararebye isanga ni ubwiza ari kwiyemera bitewe n'ukuntu oya kadugara katubaze reba uyu muntu n'urukara ariyemera imana iza kumuha inzobane nawe kujya yemera ukera noneho umusatsi yakupise kanta yasaba buraka noneho yinjira ibyangombwa ariko reka nkubaze hano muri Kigali hari umukobwa wari wabona uteye nkanjye je baba gwe benshi ngo bakurenge ahubwo wowe uro wa nyuma mu kubibikana
icyambere wowe sinagukunda rwose ntiwirirwe wishyira imbere sinakunda igikecuru sinagukunda sinagira sinakunda igikecuru naba nshaje yaba nadashaje we sinakwemera uri buraka wuma buryo kigenda kinyonga ye bari kunyonga ibigize wagira ngo babihaze Imana iza kuguha ikibuno ari kwiyemera ubonye icyaki n'icyapa buraka wuma reba umuntu n'urukabo ariyemera wagira ngo Imana iyo itaza kumuha impfundiko ari kwiyemera afite impfundiko ya n'umutima w'igisheke kigenda kinyonga muri karitsiye ngo baracyemera pazo ntiyamwemera reka yaje kumureba kandi ejo ibyamamare dufite hano muri ino karitsiye karaha impfundiko ziramwishe inde wakunda indaya nk'iya yirirwa kuri 50 yambara ubumini arazira koga amazi ntamufate amavuta isabune yambara ubumukara urabona ni n'umukecuru urabona ibigutangaza ufite imyaka 60 yabuze n'urubyaro aho mbone uwe mugabo uzamushaka atamuzahira kandi ye mwasha ninde yaba muri kwivugana ura Yesu ashimwe turi kuvuga kuri rwa buraka wuma konde rwa buraka wuma buraka wuma ni nuwahe umukobwa turaje rero ratanga hirya y'umukaratsiri kuko wagira ngo bambuza ku ari he rwaruka uyu buraka wuma oya ayo mazina ni Imana idashaka Imana ashaka ye yaramuremye mu ishusho yayo shaka bitomati uyu nawe ni bitomati ari gaburiye bitomati uruka imbere y'abamukunda ni bitomati awe genda wabona ufite umugore nawe umeze gute uzi ko namusengera nyuma y'iminsi ngaho akabona umugabo nagenda nawe ukuntu uyu nguyu ufite imyaka 60 utanabyara umva ndakubwiza ukuri kandi kw'Imana urumva kwihangana bitera kunesha nturi kureba icyo gikara niyo nyinya yawe buriya hari abayikunda hari abayikunda ahubwo ikibazo rero icishe bugufi maze wegera Imana none se undi ndamwemera atishisha ikibazo nuko abagabo bavuga mu kabari ngafite impfundiko hari ajya mu byuma gisheke afite ukari kuzi ibiheri bajya ngo baramuroze mu izina rya Yesu hindukira reba izo mfundiko zireba reba we wagira ngo ni ibipirizo bahase ngaho ndebe umva ngiye kugusengera tuvugisha ukuri muri Kigali hari umuntu wari wabona iteye nkana uteye neza ko Imana ibishaka ko Imana yakoreye neza ariko aba batifu umutipe n'inshi reka nkubaze ikintu kimwe dati washatse ubwiza urabubura ushyiraho umukorogo birakwangira urikara ushyiraho ibyo bidirete sinzi no kwakita wigira isire kwini ababukabutura rero bigura ukuntu bumeze nk'ubunyereri urumva dansi ntiwishinga aba bana urumva wowe genda ukarabe nk'uko usanzwe ukaraba ubundi ujye mu rusengero uzavuge tuzane Bibiliya tugusengere abagabo bagiye kuza bakwirukaho aho kugira ngo wowe birukeho urumva Imana yabishatse no yabona yaba yarasenze rwose twasize nese we kutarashaka ubundi ibyo bezamo wowe nawe uracyari umwana ibyo ubundi yireba yimarinze mugabo dore ibiko byambaye urumva dansi cyakoze akaryoherwa karamubereye urumva buriya ntabwo Imana ireba ngo uri inzobe ngo uri igikara Imana iyo yaguhaye ibwiza kandi iyo yaguhaye umugisha byose birashoboka tegereza umugisha w'Imana uzabona umugabo w'Imana waje ariko nawe ubigizemo uruhare gute kujya mu kabari urumva nkava kuri byeri buraya nkava kuri byeri ibyo ntabwo byakunda amavuye kuri byeri wabizo ntabwo nabyemera byeri ni icupa nkunda cyane icupa nayireka nkabaho ari umugabo na byeri uhisemo iki ubwo njye ntagiye komeza inyonga ibyo ipirizo wagira ngo ni ifite imfurwa rya kiyonga wagira ngo ukina